ko sometimes muri no minsi ngende kwicara nkareba cyane cyane nkitegereza n'izi match z'i Burayi sibyo reba nka match ya nijoro ya Real Madrid yego ntabwo iriya penalty ya Liverpool yari yamaze kuyitanga umusifuzi yego uri kwibaza iyo umukino nyuma warangiye VAR idahari byari kuba induru zikomeye cyane even na kiriya gitego batsinze nuko ubwo wenda nta musifuzi wigeze ukora uzamura igitambaro ariko umuntu ashobora gukeka ko harimo offside yego sibyo ngibaze wenda bagitsinze bakacyanga n'urugero kandi tujya tuzibonera intuza nk'izo ngizo kesi nk'izo ku mugabane w'Uburayi ariko VAR inyuma ikazi gatabara sibyo yego rero birashoboka ko wenda ibyo uko bivuze by'ubushake cyangwa se bijyanye na bya bindi biba bivugwa mu mupira byavuzwe bya fixing sinzi ibyo byose sinzi niyo byaba bihari ndi kuvuga ko bishobora kuba byaba ari bikeya sibyo yego ubushobozi bw'abasifuzi ntabwo ndi buhe pourcentage nini sibyo yego ahubwo icyo mbona muri ino minsi cyabaye gikomeye hari pressure ikomeye iri kuri bano basifuzi umuntu ni umuntu buri gihe ugarukaho mu itangazamakuru ugarukaho abantu bagutegereje ntabwo byanze bikunze bibura kukudestabiliza mu mutwe yego uzinga urategerejwe kureba uzinga urategerejwe noneho ngo wagiye gusifura nka match ya ekipe iyo utayirwanya ngo uri mu basifuzi bayo nimba uyirwanya uragerageza kwerekana ko utayirwanya byabaye ngombwa ko publique ifata niba navuga ngo iha buri musifuzi uruhande ubwo niba utari uwiyi urubwo uwiyi nimba bavuga ati uri umusifuzi wayo urajya kuri iyo match bisa nkaho uri burwane n'ibyemezo bisa nkaho byahaga bipenaliza ya ekipe bakutsindagiye avantage ugasanga ari avantage uri kwima iyo ekipe kuko uri kurwana n'icyo kintu ngo batavuga ngo ni ya kipe urwana n'ikizavugwa nyuma urumva icyo kintu kirakomeye cyane yego sibyo ariko hakazamo n'icyo kintu nyine uko aho umupira ugeze hari uburyo umupira wihutamo hari uburyo hari nyine uburyo bwa social media byoroshye abantu kuba bifatiye amashusho ku ruhande ayo mashusho wowe ukagenda ukayanariza nyuma ariko ujye wibuka kugira ngo tujye kwemeza ati ariya hari habaye imikoso ufata video ukayireba inshuro zitari munsi y'icumi by'iyo ukongera ati subiramo buretse subiramo uri kubyumva icyo kintu ibyo bintu nabo babishoboye bakabaye ubundi bajya muri VAR nyine nkuko tuba tuvuga ati subira inyuma twongere turebe ati reba nabwo ugasanga hari ubwo mutabihurizaho neza yego icyo kibuke sibyo ariko wibuke ko noneho bano nta mashusho bafite agomba kubunganira nta VAR ihari sibyo arasabwa gufata icyemezo ntabwo ari butegereze gufata icyemezo ngo ajye kubiganiraho n'uwo ku ruhande ngo wabibonye ute wabigize ute biramusaba ko mu masegonda ataba yamaze kugera gute gufata icyemezo kandi tunarebe yego wenda ushobora kubona harimo n'amaskandari none se Eddie gereka mubwire sibyo ngire skandari wabonye sibyo ushobora kuba utarayibonye ndi kuvuga ku mugabane w'Uburayi kuko nibo bamaze kugera aho bagera ushobora kuba utaranibonye no ku mugabane w'Uburayi wenda bo bagatabarwa na VAR mu ngero zimaze ko yerega nubwo hari VAR hari amaskandaro ureba ukabona yabaye kandi na VAR hari urakoze cyane nabwo biraba ariko jewe ikibazo nibutse ni iki cyabaye nijoro ni ku mugoroba Ben White kuri match Arsenal na Nuza abantu bavuga bati urakoze cyane na Slavia Praha iriya penalty yari yayitanze sibyo byasabye ko ajya gusubiramo amashusho abandi hari ikosa uwitwa muri match ya nijoro nabwo ya Real bakoreye ndumva ari Szoboszlai yego gendaga gusa nk'iryo Luis Diaz yakoreye Achraf Hakimi icyo byari bitandukaniyeho nuko undi we ndumva ashobora kuba ari intuza warikoze uyu Federico Valverde icyo byari nimba atari intuza Bellingham icyo byari bitandukaniyeho
nuza we Zobozira yakagura yasaga kuraho byihuse nyine wabonaga ko atamukozeho cyane ariko undi nawe byasaga uretse ko akaguru yakagumanye nyine itakuri kasa nk'iryicarira nyine ikirenge kikavunika. Hamwe batanze ikarita y'umuhondo ahandi batanze ikarita y'umutuku naho ibyo byabaye iki? Byabaye nyine ikintu cyo kuganiraho cyo kuvuga ati hariya ko ari ikarita y'umutuku hano bikaba ari ikarita y'umuhondo uhita wumva ko nyine izo mpaka still naho hari VAR zirahari. None hibaze none ahantu hatari VAR icyo wenda nshobora kuza kucyemera sibyo icya pressure mwakimbwiye ishobora kubibashyirwaho ari handi uvuga ngo the strongest will survive. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri hakaba hari ikibazo wenda cya facilities twebwe tujija dukora judgment even na komisiyo ikora judgment inyuma yifashisha amashusho sibyo kandi uwo musifuzi wari gusifura ayo mashusho nayo yari afite ariko nanone na match cyangwa na action zijya ziba ukabona yuko harimo ikibazo cy'ubushobozi buke bw'umusifuzi. Ndabivugira iki sibyo uretse Bosco ndabivugira iki mu misifurire n'abakora assessment z'abasifuzi nyine baha amanota abasifuzi kugira ngo bemeze ko umusifuzi ari umusifuzi mwiza cyangwa mubi. Rimwe na rimwe bijyana na ritme nuko ajyana n'umukino. Ndavugira nko kuri offside ugasanga nka offside ibaye deja action yamaze gusiga umusifuzi wo ku ruhande kandi ari gucunga icyo ari gucunga offside ku buryo ari offside atabona kubera ko action yamusize sibyo cyangwa akaba ari na offside asifra kwa action yari yamusize bikamera nkaho nyine we atomboje icyo ndi bucyemere. Ni nayo mpamvu nyine hari abasifuzi mpuzamahanga hakaba n'abataraba mpuzamahanga. Biba bivuze ko urwego rwabo byanze bikunze rutandukanye sibyo ariko ibyo ni ibisanzwe ahantu hose ko abasifuzi bose ku isi ntabwo basifura match zimwe. Hari impamvu batora umusifuzi umwe bati niwo uzasifura finale y'igikombe cy'isi cyangwa se finale ya Champions League. Hari impamvu hano mu Rwanda abasifuzi bose batavuga ngo tuzahinduranye ngo tuzagenda duhinduranye abasifuzi bose bazasifure Rayon na APR ukabona na abasifuzi basa nkaho ari bamwe bahora bagaruka nuko nyine urwego rwabo rutandukanye nyine. Ni nayo mpamvu sometimes hari amakosa nyine ashobora kuzakorwa wenda n'umusifuzi bitewe n'urwego kuko hari ibyo atarageraho kandi bye numva ibyo bitakabaye n'ikibazo cyane kuko buri muntu wese bishobora kubaho aho ariho hose. Icyiza ahubwo ni ukureba umusifuzi hari icyo agenda yimprovinga sibyo ese ryakosa Kayitare David nk'urugero mubona bimprovinga nushaka gufatira urugero ko rubona arakari umujene Kayitare David yari aba mpuzamahanga uko mbyibwira aba mpuzamahanga ariko atiri turareba nyine ukabona hari improvement igenda iba buri mwaka bigatanga n'icyizere cy'uko ashobora kuzaba mpuzamahanga. Ariko ntibibujije ko hari n'abandi badashyiramo ingufu uko bikwiye ukabona baheze nyine ku rwego wenda kuri revimo bahora bakora n'ayo makosa nyine ari aho ngaho. Ariko ibyo byose Kristi ibyo byose uko byagenda kuko n'ubundi ikosa ushobora kuzabona ikosa uwo ngo yakoze kubera ikibazo wenda cy'ubushobozi cy'urwego rwe ukazasanga wenda n'undi uri ku rwego rwiza nawe ararikoze kubera uwo munsi utari uwe mubi bibaho nabyo yego sibyo cyangwa se kubera yibeshye nk'umuntu ariho bihurira rero muri cya kintu kimwe haba uwo nguwo wagize uwo munsi mubi haba uwo wibeshye nk'umuntu haba uwo nguwo wo ku rwego nyine ufite urwego atarageraho bose ikintu kizabatabara ni kimwe ni ukuba hari amashusho abantu bakajya kureberaho akaba yafite yego naho ubundi iyo judgment nyine izaba ariko nanone sometimes hari ahantu nyine impamvu nagaruyemo ako ntabwo nirengagije ko ibyo byose bibaho ariko impamvu ngeraho nkagarukira aba bantu bitwa abasifuzi dushobora kuba tubarimiraho itaka ariko nyamara harimo ibyo nabo ubwabo nyine badakora ku bushake ahubwo bijyanye n'uko nabo ni abantu cyangwa se iyo pressure yindi turi kubashyira na facilities zakabafashije twe twifashisha. Niyo mpamvu nyine ibyo njya kubireba jewe nafashe umwanya ngenda mfata ingero nsigaye ndeba match y'Iburayi nkafata ingero nkareba bagiye muri VAR inshuro zingahe
nkahita mvuga nti iyo aba VAR idahari nkahita mvuga nti umusifuzi yari ukabara yafashe skandale icyemezo. zaba zibaye ibaze skandale zari kuba zabaye wibuke noneho ko hari n'abo bajya bahana hariya mu Bwongereza kandi n'izo VAR hari zihari. banakoresheje na VAR yego rero dukeneye no ku ngerega niyo mpamvu navuze nti hari guhana umusifuzi wakosheje n'ibyo ariko hakeneye n'uburyo baba protege ku giti cyanjye babasifuzi barindwa kabisa. Bosco we overview yawe ni iyihe mu masegonda 20 asigaye? amasegonda 20 si ubuse ndambirangije amasegonda 20 yanjye ngewe ikibazo mbona nuko ibyo Edima avuga turemeranya ariko ikindi kintu mbona gihari nuko hari n'izindi side ziza zigaragaza ko abasifuzi nabo batari honete ukabona message ariho hazira mu bushake bwawe kubikora nyine umuntu abigambiriye. nicyo nari ndi kuvuga nti ibyo bintu Edima avuga ni sawa kandi biranagaragara ko hari urwego tutarageraho rwo kuba dufite amafacilities ahagije ibintu nyine bishobora kugaragaza ko byibura n'uwo musifuzi yakibeshya ariko ikibazo kizamo ni uko hari igihe kigera ukabona amamesaje umusifuzi yandikiranye n'umuyobozi runaka wa ekipe ibintu nk'ibyo ukabona nyine harimo n'ako kantu kuko hari ibintu bakora babigambiriwe bijyanye n'ibyo bahawe n'abayobozi b'ama ekipe mbona ko atari abasifuzi gusa bagomba kuza no muri icyo kintu bagomba no kureba ese ibyo bintu bindi byavuye he. Njye mbona ari icyo kintu gikomeye cyane kuvuga ko hari ibyo bakora batabishaka hari byinshi cyane mu by'ukuri ubona nawe ukabona ko wabikora uri umuntu ariko nanone hari ibyo bakora ubona ko mu by'ukuri ari mu bushake bwabo. Ngereka mbabwire sibyo ni kenshi hazi inkuru zivuga ngo yaganirijwe byagenze uku kandi ukabyumva none mu bantu navuga ngo bafitanye isano ya hafi none n'ama ekipe nyine n'amarushanwa sibyo kandi ukumva nibo baza ni nabo banazana izo nkuru inkuru z'umusifuzi runaka ntabwo zizanwa nanjye zizanwa na Edimo zizana n'umuntu n'ubundi uri hafi muri ayo ma ekipe. Ku rundi ruhande nkaba mbona ko hari n'abashobora kuba bitwikira umutaka wo kuvuga ngo n'ubundi nta facilities zihari nyine bakitwikira izo parametre zindi zibarengera no bakabikora ubushake either ku isiri ry'uwamutumye cyangwa ku isiri ry'uwari buze kujya kureba nyuma ya match yego ku buryo niyo nako kantu kabashaka kuba babikora babishaka akabikora bizi urugero wenda niba ari ekipe A yahuye na ekipe B akaba bizi neza ko ekipe A araza kuyifavoriza mpaka icyuye umukino ekipe B ntiri buze kuwucyura regardless ibyo yakora byose ibyo ntabwo bibaho ibyo byose ndabyemera ariko mbona atari cyane nk'izo side zindi nababwiye oya si bose babijyamo ariko nyine ntabwo byaburamo kuba birimo byo ntabwo byaburamo nanjye ndabyemera ariko mpamya ko atari byo bifitwe uruhare runini cyane. Dusoza uruhare runini ubundi rw'ibibazo mu isifurire ruturuka ni amafacilities aho umupira ugeza Christian rega ndi kubibabwira namwe musubiza cyangwa namwe mufata uwo mukoro mureba match z'i Burayi witegereze ubari inshuro umusifuzi azajya muri VAR witegereze n'ibizava muri VAR bikajyana n'icyemezo yari yafashe uzambwira nawe uzahakura igisubizo. Ngiye cyo mbona batwima impamvu zituma n'izo mpamvu zindi zo ku ruhande ziza mutumenye koko ari izo facilities ziri kubura ntitwongere kubona ibyo bintu byindi byo kuganirizwa n'iki mbona ko aricyo kintu cyazafasha. Nta kintu na kimwe even iyo VAR niza kizabuza ko buri wa mbere hazajya haba hari claim z'ibyabaye muri shampiyona kandi ku byemezo by'umusifuzi